mushoferi tumaze igihe kinini turyamana, ariko ntabwo nari nzi yuko aca inyuma akagenda akanaryamana n'umukobwa wanjye. Mbese njyewe n'umukobwa wanjye navuga nti twasangiye umugabo umwe. Ngira ngo ino situwasiyo ndimo murabyumva yuko ari situwasiyo ikomeye cyane, kumva yuko umuntu w'umubyeyi nkanjye ukuze ufite imyaka 40 umwana wanjye yakaba yafatiraho icyitegererezo, kuba narasangiye nawe umukunzi ni ibintu bibabaje cyane. Ukuntu byagenze rero kugira ngo njye kuryamana n'uriya mushoferi, njyewe umugabo wanjye yitabye Imana umwana wanjye afite imyaka 12. Mu by'ukuri twari tukiri batoya, yaba nanjye nari nkiri mutoya. Icyo gihe nari mfite imyaka 32, umwana wanjye afite imyaka 12 kuko namubyaye mfite imyaka 20. Umugabo wanjye yitabye Imana. Amaze kwitaba Imana nahuye n'uburwayi bwa depression, kubera yuko yaba akazi, ubuzima bwanjye bwose bwarahindutse, yewe no kwita ku mwana wanjye birangora pe, kubera kutakira urupfu rw'umugabo wanjye. Kubera yuko umutware wanjye niwe mugabo nakunze mu buzima bwanjye kuva nakitwa njyewe, kuva navuka. Niwe musore wa mbere twari dukundanye. Urumva ku myaka 20 nibwo nari nkirangiza kwiga, nibwo nari gitangira guteretwa. Uwo musore wanterese niwe wansugiye, niwe wandumbuye akangira umugore, ni nawe twabyaranye uwo mwana. Twari twaravuganye yuko umwana wacu namara kugira imyaka 15 tuzahita tubyara undi mwana. Umugabo wanjye rero yaje kwitaba Imana tutarabyara undi mwana. Mu by'ukuri naramukundaga cyane ku buryo akimara kwitaba Imana byakira byarananiye. N'aka gataye mfite, aka gasura keza mfite, ntangiye kubigarura ejo bundi aho ntangiye kuryamana n'uriya mushoferi wanjye, ariko ntabwo nari nzi yuko uriya mushoferi wanjye adutendekanye n'umukobwa wanjye. Nuko icyo gihe rero natangiye kwiheba, ntangira gukora akazi nabi. Baje no kugera aho baranyirukana, gusa kuko nari umukozi mwiza nza gusubira mu kazi. Ndera umwana njyenyine, ndigunga cyane ku buryo numvaga ntazongera gukunda undi muntu mu buzima bwanjye. Numvaga nta n'undi mugabo kuri ino si nakunda umeze nk'umugabo wanjye, kubera ko numvaga umugabo wanjye ari umugabo mwiza ku isi ubaho, nta n'undi mwiza, nta n'undi Imana yangeneye uretse uwo nguwo nabuze. Urumva byarangoye kwiyakira rero, ngira depression biratinda. Nyuma abadamu b'inshuti zanjye dukorana batangiye kunganiriza, bagerageza kungira inama, bagerageza kumba hafi. Umwana wanjye amaze kugira imyaka 18 barambwiye ati rero nicyo gihe utangire wiyiteho, kuko uyu mwana wawe w'umukobwa ageze muri cya gihe agukeneye. Ku myaka 17-18 nibwo umwana batangiye gushyuha, akeneye gusambana, ateretwa n'abasore benshi cyane. Ko buriya mfite umwana w'umukobwa mwiza cyane pe, mwiza cyane. Buri mubyeyi wese arandeba akambwira ati uyu mwana uzamucunge. Ababyeyi batangiye kungira inama rero, barambwira ati rero umwana wawe ugageze imyaka 18 reba uko asigaye ateye. Ni umwana uteye neza cyane, umwana ushinguye, mwiza cyane, uteye neza mu by'ukuri bigaragarira inyuma. Tutagiye mu by'imyitwarire, iby'imbere turi kuvuga iby'inyuma. Ababyeyi barambwira ati gerageza ugaruke mu murongo muzima, ufate umwana wawe w'umukobwa umube hafi, umugire inama z'uko akwiye kwitwara ku basore. Dore yabaye mwiza cyane, bagiye kumutereta hasi hejuru, yarataragira imyaka 20. Icyo gihe barambwira ati shaka umuntu mukundana, agufashe kugaruka mu buzima, agufashe kongera kwishimira ubuzima, uriwe kwakira iyo depression, nta kindi kintu cyagufasha. Barambwira ati se buri mugabo wese uguteresa umutera ishoti, kandi uracyari muto, uracyari mwiza, urumva uzakira depression gute? Ukeneye umuntu kuba hafi. Niba basi nta n'urukundo umufitiye, shaka umuntu ukurongora, byibuze naguha n'ibyishimo by'umubiri, bizatuma ugenda ugarukamo. Icyo gihe nari mfite umushoferi wanjye, ariko igihe cyose utaratangira nyine guteretana, icyo gihe yantwaraga byibiraka rimwe na rimwe. Icyo gihe uwo mushoferi niwe muntu navuga wari undi hafi w'umusore nabonaga mwiza pe, kuko njye bankunda abantu beza, ntabwo mfa gukunda buri muntu ubonetse wese. Njye nkunda abantu beza, abatipe beza, cyangwa abagabo beza nyine. Ubwo niba ngiye kumukunda agomba kuba afite ubwiza bukabije, basi wenda bukaba ubw'umugabo wanjye yari afite, uretse ko wenda umugabo wanjye ntawe nabagereranya. Ariko uwo mushoferi wantwaraga yari umusore mwiza, yari umusore wambara neza, yari umusore usobanutse, umusore uri smart. Icyo gihe niyo muntu navuga wari undi hafi
ariko icyo gihe ntabwo ari njye wamwitereteye, ahubwo muri kwa kuntwara wagira ngo yari abizi, cyangwa se nkeka ko arimo abadamu b'inshuti zanjye bamugiye mu matwi bakamubwira bati tereta uriya mugore. Muri iyo minsi izo nshuti zanjye zangiriye iyo nama, umushoferi wanjye yatangiye kuntereta, atangira kugeza yambaye neza bitandukanye, atangira kujya ntunguza impano zitandukanye. Urumva nari maze imyaka hafi 20 nta mpano nakira ivuye ku gitsina gabo. Umushoferi atangira kugeza rimwe rimwe nzaniye Imana akambwira ati mba ushaka no kantu nakabonye numva ndagakunze kandi mbona kakubera nakakuzanira. Ejo nkabona yanzaniye agakomo, kuri anniversaire yanjye nkabona yanzaniye indabo. Umusore yaragiye ampata keya atarantereta, noneho kubera kumpa keya uburyo yarasigaye anyitwaraho ntangira kugenda mwiyumvamo. Namuhembaga 300 kuko urabizi akazi kanjye nirirwa nzenguruka. Namuhembaga 300 kuko naramukoreshaga cyane. Hanyuma uwo musore akagerageza no kunyitaho muri ayo mafaranga make nabaga namuhembye. Byatangiye kunkurura rero, ejo nagiye kubona nkabona yanguriye agaceni, ejo nagiye kubona nkabona yanguriye utuntu tugiye dutandukanye, kandi tuno tuntu nyine twongera ubwiza bw'umugore. Byatumye ntangira kumwibazaho, ndavuga nti se uyu musore ni gatiki. Ariko hagati aho akaba yarantwaraga akangeza ku kazi, yamara kongeza ku kazi kuko njye ndazinduka, agahita agaruka mu rugo agafata umwana wanjye akamujyana ku ishuri. Mbese ubundi nitwirirwaga twara umunsi wose, akaza kumenya ko nimugoroba saa 12 agomba kujya gutahana umwana wanjye. Nyuma yamara kumutahana akamenya ko agomba guhita agaruka ku kazi, nanjye akantahana. Ubwo rero uwo musore yatangiye kuntereta, atangira kujya ambwira uburyo ndi mwiza. Nari maze imyaka igera muri 18, 17 nta mugabo umbwira ko ndi mwiza ngo numve ibinkoze ku mutima. Urumva abandi barabimbwiraga, ariko kuko nari ntariyakira ntabwo najyaga mbumva. Natangiye rero kumwishimira. Ntibyatinze, nyuma y'ukwezi ibyo bintu biri kubaho, yaje kumbwira ngo arashaka ko tuza gusangira ibya nimugoroba. Icyo gihe ari kuri Saint Valentin. Ndamubwira nti ntacyo bintwaye. Arambwira ati rero reka tuze gusohokana twigize nka couple, nubwo tutari couple, ariko ndagira ngo dusohokane tumeze nka couple. Twarasohokanye, umusore noneho yaje yambaye neza. Nibwo bwa mbere noneho namubonye ndavuga nti wa musore we aha ndemeye. Umusore icyo gihe arambwira ati mabuja, hari ikintu ngiye kukubwira, sinzi ukuri bucyakire, gusa ntabwo ari ugukubahuka. Ndabizi yuko nduta mu myaka, ariko uracyari mutoya. Naragukunze ku buryo nifuza yuko wambera umukunzi, njye nawe tugakomezanya inzira y'ubuzima, urugendo rw'ubuzima rusigaye. Umusore yaranterese, yari umusore uvuga amagambo meza, amagambo asize umunyu aryoshye, amagambo neza nabaga nkeneye kumva. Kubera rero yaramaze igihe n'ubundi nanjye nyitaho, nasaga nk'umufitiye urukundo, mufitiye santima. Icyo gihe naramubwiye nti nguhaye urukundo rwanjye, reka dukundane. Umusore twarakundanye kuva iryo joro ryo kuri Saint Valentin. Iryo joro twaranasomanye, ubwo yari ntahanaga mvuye mu rugo, twaranasomanye. Umusore yaransomye turi mu modoka anjyanye mu rugo, tuvuye aho ngaho kuri date. Ubwo yarangejeje iwanjye rero yaransomye turi mu modoka. Mwana we nari maze imyaka 18 nasomana, 17, ntazi ngo gusomana bimera bite. Ariko igitangaje umusore Imana yankoreye ibintu, ntangira kwibagirwa kagahinda kanjye, numva yuko buryo uretse umugabo wanjye hari abandi beza ndetse cyane. Uwo musore yagerageje kumpa keya, amba hafi. Ntibyatinze naje kumwongeza umushahara, ndavuga ntatazananjya kure, cyane ko nabonaga ari umusore nawe rega yake, numva ntabwo nari nkimufata nk'umushoferi wanjye. Ariko ubwo mu kumwongeza umushahara, urumva 500 ku musore ni amafaranga menshi. Nyine nagiye mwongera n'akazi, yari ibindi bintu nahaga abandi bashoferi, byabaye ngombwa ko ari we ubikora, nkajya mukoresha yigute cyane, ariko nanjye nkamwishyura amafaranga agaragara. Ariko nkakora ibishoboka byose ngo nawe nk'umusore yiyiteho, ndetse no kukunyitaho abasha no kubikora, ariko afite amafaranga. Umusore yaragiye amakeya, numvaga amafaranga yose namuhembaga nkeka ko yahitaga yangurira n'impano, bikanezeza. Umusore twakomeje gukundana. Nyuma y'igihe rero, kuri anniversaire yanjye, icyo gihe nari ngize imyaka 38, nari ntaruzuza 40. Uwo munsi n'uwo munsi naryamanye n'uyu musore. Icyo gihe yarambwiye ngo kuri anniversaire yanjye afite agasiripurize yanteguriye nze kumusanga iwe.
icyo gihe namusanze iwe, urumva nta nubwo icyo gihe nateze moto kandi mfite imodoka ariko yari iwe, nateze moto njya kumureba. Ngezeho nsanga umusore yanteguriye surprise pe, ntabwo nababwira ngo yari imeze gute, gusa yankoreye surprise ndanarira ndavuga nti Mana, kuko nyuma y'imyaka yose mbonye undi muntu unshimisha. Iryo joro byarandenze, ubwo namuhoberaga kubera kunezerwa yatangiye kunkuramo imyenda. Ubwo yaratangiye kunkuramo imyenda ntabwo nanjye nigeze ntekereza ngo mvuge ngo turihuse cyangwa ntekereza ibintu byinshi. Natangiye nanjye kumwambura imyenda kuko numvaga mwishimiye. Ibaze nyine umusore wanshimishije bikandenga nkarira. Umusore yambayemo imyenda, icyo gihe ubwo namuhoberaga kubera umunezero, nanjye nyimukuramo. Amaze kunkuramo imyenda twatangiye gutegurana. Mu mutima wanjye ndavuga nti n'ubundi ibi byishimo nabiherukaga kera, ntabwo rero nabipfusha ubusa. Umusore nk'uyu ukiri mutoya kuko afite imyaka 30, yumva murusha imyaka 10. Uyu musore rero nibwo yanyamburaga imyenda. Amaze kunyambura imyenda ndabyibuka yarambwiye ngo reka nterure. Ni igisore nyine kuko giterura ibyuma. Yaranteruye arantwara anjyana mu cyumba cye. Yabaga mu nzu nziza pe, ntacyo yari itwaye. Amaze kunjyana mu cyumba ntibyatinze umusore yatangiye kunkorera udukoryo nyine tw'abasore bakiri batoya, urabizi nawe urabyumva. Umusore nk'uwo ukiri mutoya, umusore yankoreye udukoryo mu gitanda pe. Rimwe bavuga ngo umuntu agira udukoryo hariya, umusore yankoreye udukoryo mu buriri. Ubundi uwo munsi arandongora mpaka nimugoroba, birangira nanaharaye. Iryo joro Mana byari ibyishimo gusa, yarandongoye ndanezerwa kandi twakoreragaho pe. Rero nyuma y'icyo gihe, bitewe n'uko no muri iyo minsi nibwo natangiye kugaruka mu buzima, n'abantu bose bari banzi barambwira se ko wahindutse. Nibutse ko ubwiza bwanjye hari umuntu ukeneye kububona neza. Uwo musore wawe twakundanaga, natangiye kongera kujya niyitaho, ntangira kujya menya yuko nkeneye kadodora buri tugiye duhindagurika. Nongera kwibuka ko nkeneye kwambara imyenda igaragaza imiterere yanjye. Nongera kwibuka yuko nkiri mutoya burya nabyaye umwana umwe, nta mpamvu yo kwicupiza. Natangiye kwiyitaho nanjye ntangira kubona kuko ndi mwiza. Umusore turakundana, mpata urukundo, numva uburyohe bw'urukundo. Noneho muri iyo minsi ariko twakomeje kujya turyamana kuko ntabwo umuntu yakurongora gutyo wumva biraryoshye ngo urekeraho. Twakomeje kujya turyamana. Noneho muri iyo minsi ariko ntangira no kuba hafi y'umwana wanjye nk'uko abadamu bari barabimbwiye ati umwana aragukeneye. Umwana wanjye umva aramaze kuba inkumi, ntangira kujya mugira inama, ndabwira ati mwana wanjye umaze gukura, abasore bagiye kujya bagutera ari benshi, ndetse nawe umubiri wawe ugiye kuzajya ugusaba ibintu byinshi, ugusaba guhura n'abasore. Umugira inama nk'izo wagira abana b'abakobwa uzitwararike, nibikunanira uzirinde. Hari indwara nyinshi, hari izo nda. Mu by'ukuri namubaye hafi kuko nari nsigaye noneho ntekereza neza cyane. Nuko iyo minsi rero naragiye nkundana n'uriya mushoferi, gusa natinye kubigaragariza umwana wanjye uwo mwanya. Mba mbigize ibanga, nanga kubigaragariza umwana wanjye n'umushoferi. Ndamubwira nti rero reka tuzabe tubigize ibanga, igihe nikigera cya nyacyo tuzabigaragaza, yaba abanzi inshuti zanjye zikumenye, reka tube tubiretse. Nanze guhita mbishyira hanze cyane. Ubwo urumva umwana wanjye ntiyari azi ngo ndi mu rukundo. Nta mushoferi twarakomeje turakundana, urukundo rurakomeza. Ntumbaze igihe rero uwo mushoferi yaje gutangira gutereta umukobwa wanjye, ntabwo mbizi. Gusa umukobwa wanjye ni mwiza pe, nanjye ndi umusore namutereta, ni mwiza cyane. Gusa njye numvaga inama nagiriye umukobwa wanjye yarazumvishe, cyane ko yari mukuru. Umwana asuranyije segonderi, ni mukuru, ntabwo ari uruhinja, ni mukuru. Kandi numvaga inama namugiriye uko biri yarazumvishe. Nuko umukobwa wanjye nakomeje kumuba hafi. Umusore turakundana, akazi karakomeza, ubuzima burakomeza buraryoha. Ariko hagati aho uriya musore yaje kuntera inda. Muri ko gukomeza kujya turyamana kandi turyamaniraho, sinywe n'ikinini, sinzi impamvu ibyo ntabyitagaho. Yaje kuntera inda. Amaze kuntera inda, umusore ndamubwira nti ese kubona ntwite, gahunda ubikurikiyeho ni iyihe?
umusore arambwira ati njyewe niteguye kukurongora niba wumva ushaka yuko tubana nk'umugabo n'umugore. Amafaranga umpemba yego si menshi, ariko aya mafaranga umpemba ni amafaranga ahembwa abagabo bakeya kandi bafite ingo. Rero ntabasha kukwitaho n'umwana wacu, cyane ko nawe ukora tugakomeza tugafashanya. Turabyumvikana, urumva? Turabyumvikana. Ntangira kugenda mbibwira n'abadamu b'inshuti zanjye, mbagisha inama, mbabwira nti uyu musore ko yanteye inda kandi nifuzaga n'ubundi umwana wa kabiri, umugabo wanjye akaba yaritabye Imana tutarabyara, kandi nkaba numva nanone ntabyara ntabana n'umugabo, nabwo naba ntanze urugero rubi cyane ku mwana wanjye. Nimere nsezerane n'uyu mugabo n'uyu musore. Natangiye kugenda mbagisha inama, bakambwira ati rero niba ubona gukunda atagukurikiyeho imitungo, musezerane ariko ntimuzavange imitungo. Musezerane ariko musezerane bimwe by'ivanguramutungo nyine, apana guhita muvanga, kuko hari igihe umusore nk'uyaza cyane ko ari mwiza, afite icyo akurikiye, kandi yamara kukibona agahita areba undi mukobwa ukiri mutoya. Barambwira ati kandi ufite imyaka 40, nyuma y'imyaka 10 ntabwo uraba ukibyara. Ntabwo rero wareka kwibyarira hakiri kare ngo wigirire akandi kana kandi ufite amahirwe. Bamaze kugira inama numva kuko nibyo. Icyo gihe nari kuganira n'abadamu b'inshuti zanjye, ndataha. Ubwo nageraga mu rugo nasanze umwana wanjye arimo ararira, yari yicaye mu ntebe. Ndaza ndamwegera, ndabona nise mwana wanjye afite ikihe kibazo. Umwana ati ma, nakoze amakosa kandi yamviriyemo ingaruka zikomeye. Nahise ngira ubwoba, namaze nti se byagenze bite mwana wanjye? Arambwira ati rero mama, narasambanye, mu by'ukuri ngo ni kinini, gusa sinzi impamvu ndayafashe, ndatwite kandi ndifite ukwezi n'igice. Numva indi ngana nk'iyo mfite, ndavuga nti turashize neza, byenda kungana, kuko wenda iyangiye n'ukwezi, umwana wanjye n'ukwezi n'igice. Noneho numvishe ngiye gusara neza neza, nibaza noneho ukuntu ngiye kubyara rimwe n'umwana wanjye. Ndavuga nti ibi ni ibiki? Ndavuga nti se mwana wanjye ninde waguteye inda? Arambwira ati ma, numwumva urankubita uranyica. Ndavuga nti mbwira nta kibazo basi ndarayemera. Arambwira ati sindabimubwira ko yanteye inda, ariko ndashaka kubimubwira, sinzi niba yemera. Namuzanye ngaho nindi. Arambwira ati ni Samu. Samu wowe? Uyu mushoferi wacu. Ndamubaza ni mwana wanjye ibintu umbwira ni ukuri? Arambwira ati ni Samu. Ndamubaza nti se Samu mumaze igihe kingana gute mukundana? Arambwira ati tumaze nk'amezi 2 dukundana. Namubwira nti none se nawe uramukunda? Arambwira ati ndamukunda ma, ndamukunda, mbona ari umusore mwiza, ariko nari naratinye kubikubwira yuko dukundana kubera ari umushoferi wacu. Nabwiye umwana wanjye nti nta kibazo, wipanika, umpaye igihe ndaza kukubwira umuti w'icyo kibazo, gusa wakoze amakosa, kuko nanjye ubwanjye sinigeze nkwita ntabana n'umugabo. Ubwo najyaga kukubyara nabanaga n'umugabo wanjye, urumva hano uransebeje, ariko humura, ndaza gutekereza neza icyo umuti w'icyo kibazo. Ubwo ubimbwiye tuza, humura, amahirwe uranabyara, hari ababuze abana. Nyine urumva iyo umwana atwaye inda gutyo ariheba, akaba ubwo biyahura. Nagerageje kumuba hafi, nyine ndamukomeza kugira ngo hatazamo ibindi bintu, kuko nanone umwana wanjye ndamukunda pe kurusha ibindi bintu byose. Kuvuga ngo abyaye umwana, n'ubundi se sinari nkeneye umwana, nuko wenda nanjye ntwite aricyo kibazo, naho kubyara ntacyo bitwaye. Umwana wanjye naramukomeje, arambwira ati mama urakoze kunyumva, nari mfite ubwoba. Mwabantu mwe kugeza iki gihe nta kintu ndongera kuvugana na Samu, nabaye muretse. N'umwana wanjye namubwiye nti Samu uretse kubimubwira, wewe umwihore nzakubwira. Hashize iminsi 2 umwana wanjye abimbwiye, kandi inda irimo irakura ndetse n'iyanjye irimo irakura. None rero mwabantu mwe, gusa nabiganije imwe mu nshuti zanjye nizera, mbona isa nk'ari mukuru. Arambwira ati kuramo iyo nda byihuse, itukuramo inda byihuse mbere yuko hagira n'undi muntu ubimenya. Itukuramo inda byihuse ku buryo nta numenya yuko wigeze unasama. None mwabantu mwe, ndagira ngo mugire inama, kuko iyi nda nyikuremo, ko numva ngo hari abantu bakuramo inda zikabahitana, nayikuramo ikampitana, kuko mana naba nzize iki? Umwana wanjye we ntabwo namubwira ngo ayikuremo, kuko ashobora kuyikuramo bikamugiraho izindi ngaruka, wenda ntazongere no kubyara kandi aracyari umwana mutoya.
ntabwo natuma umwana wanjye akuramo inda, ariko njye ndagira ngo mumbwire ubu mbigenze ne koko, ngikuremo mbigenze ne? Basi iyo nza kuba ntaranabibwiye Samu nari kuzareka nkabyara nkazabeshya umwana wanjye ko nayitewe n'undi muntu. Ndagira ngo mungire inama y'ikintu nakora, gusa ubu ngubu Samu ni uguhita amwikuramo kuko arampemukiye, ariko mumbare mumbwire.